Ubu turi mu mwaka wa 2026 mu kwezi kwa mbere, umwaka twategereje, umwaka wategereje, uvuga uti uyu mwaka ngiye gukora ibi, ngiye gukora biriya, ngiye gukora ABCD, wavuze ibintu ugiye gukora, none dore umwaka wageze, ukwa mbere kugiye kurangira, ese ntabwo ubona ko wamaze kurangara? Ntabwo wabona ko wamaze kugana ibintu bikurangaza? Utari wamaze kurangaza? Umwaka wavuze ko uzaba uri gukora ibi, uzaba uri gukora biriya, none dore nguyu umwaka wageze, utari wamaze kwihereza ibirangaza, wamaze gusubika bimwe na bimwe, uri kubyuka mu gitondo ngo nzabikoresha, uvuga uti noneho nzabikora mu kwa kabiri, nzabikora mu kwa gatatu, ubona ko umaze kwishyira ibirangaza. Utuvugana ndi hano ngo nkwibutse intego zawe, intego wishyiriyeho, intego wakoze, imyanzuro wafashe, ibyizere wihaye, icyizere wishyizemo, ugashyira intego zawe ku ruhande, ugashyira imipango yawe ku ruhande, ukisezeranya, ukavuga uti ibintu nzabikora muri uyu mwaka, kuko dore umwaka wageze, ukwezi kwa mbere kurarangiye, ese wabishyize mu bikorwa? Ese uriteguye? Ngeri hano nkwibutse intego zawe wishyiriyeho, ibyo byose wipangiye, ese uriteguye? Ese noneho washyira ibitekerezo ku murongo, ukavuga uti noneho reka ntangire kimwe kuri kimwe mbishyire ku murongo. Umwaka wa 2026 hari wamaze kurangara, rekera gukomeza gusheta ahazaza hawe, reka kuhakina, reka gukina n'ubuzima bwawe. Ukoze imipango irakunaniye, washyizeho plan uvuga ko uzazitangira n'uyu mwaka, ubu tugeze mu kwa kane, ukwa mbere kugiye kurangira, ese uraza kubikora cyangwa urakomeza urenganye system, urenganye ekonomi y'igihugu, urenganye ababyeyi, urenganye inshuti, urenganye abavandimwe, ntabwo bagufashije, nta kintu bagukoreye, igihugu ntikidufasha, nyine urakomeza urenganye igihugu, cyangwa uraza gufata inshingano responsibility, uraza gufata inshingano uvuga uti ibi ni ibyanjye, nibyo ugomba kubishyira ku murongo, aha ni ahazaza hanjye, nta muntu uzita ku hazaza hanjye usibye njye. Ese uri tayari? 2026, umwaka mwiza, mu ntangiriro z'umwaka uvuzemo ko ugiye gukora imipango, intego, byose ugashyira hamwe, rekera ibintu urimo, shyira ibintu ku murongo, tangira ushyire ibintu ku murongo wipangiye, bikore kandi uzabona uburyo byoroshye. Rekera procrastination, rekera kuvuga ngo ndabikora mu gitondo, nzabikoresha, ukomeze ugenda wimura umunsi, rekera. Nanone mbisubiremo, 2026 umwaka w'ingenzi cyane. Again, happy new year, happy new year, umwaka mushya. Ndizera ko iyi message uri buyumve neza, kandi ukayumva mu buryo buri positive, hiyongeremo ibindi bintu. Happy new year again.